ibihe birushya bavuga bundi niki yenda kukubwira ikizaba kibigaragaza ngiye kumeshoninga cyangwa kuvuga kumansiona kongeraho guteranyaho no kugwishurira bimwe mu bimenyetso bizagaragaza ko ibihe birushya twabigeze bajya mu rusengero bafite ukuntu bambaye birangaza abandi ubundi wowe wumva iki se ibihe birushya wabigezemo aramubwira ngo icyambere abantu bazaba bikunda bivuze iki iyo bavuze ngo umenye ko mu bihe bya nyuma cyangwa mu minsi izaza mu minsi y'imperuka azaza ibihe amasaha ni amezi se ni iminsi ni imyaka ubundi mu by'ukuri ndabizi benshi cyane kuko izo ntambara za divorce murazifite muri benshi ntabwo muri bunyurwe ariko ngo aya mahirwe uzanyura mu gikari ndi umushumba nzakuganiriza nkubwire icyo ukikwiye gukora urahita ubwira uti uwo mwabaye umubiri mwe na mwaratandukanye uragira ngo mushakire undi mubiri wa kabiri zabayeho imva y'abahanuzi n'abavugabutumwa n'abapasiteri n'abashumba ni muri benshi baravuga ngo impamvu ngo uvuga ko gushaka kenshi ku bakoze divorce ari bibi ngo nuko wowe urwawe rugihari kungu mu masaka cyangwa se urwiri mu murima ni ko Imana izi ngo ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako z'uko kwera bagahakana imbaraga baragaragaza ishusho bafite Bibiliya baragenda ukabona mere abagore b'abakobwa cyangwa se abakobwa b'abagore akabivuga kandi bwacya akajya no ku ruhimbi bwacya akajya kwigaburura ryera bwacya bambara kugira ngo bagaragare ngo kugira ngo byorohe bihure n'intege nkeze ugusezeranya gusezeranya ntabwo nagusezeranya rero ntabwo nsezeranya aba divorce ntabwo bikunda hari icyo Bibiliya yambwiye ndabizi ko benshi birahita bibatera urujijo ariko inkubi y'umuyaga ntabwo ariyo yitwa ibihe birushya ni umwuka wa dayimoni wafasha abantu ubafata mu buryo bukomeye ku rwego umuntu yibagirwa ko yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Tubahaye ikaze mwese mu kucye channel yitwa Iramiro TV ndetse na Mose TV. Amahoro Imana bane namwe aho muhereye ku mpera z'isi zitandukanye bayibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza nibari ijoro mugire ijoro ryiza. Turavuze ngo tubifurije impagarikemo n'ubugingo kandi duhaye ikaze mu majyepfo nyine mu majyaruguru murasira bwaryo Gota Masimbi intara ya gatandatu ndetse by'umwihariko n'umujyi wa Kigali. Turavuze ngo ni karibu ni ikaze ku meza y'umwami kuko tugiye kwegera ameza tugira ngo dusangire iby'Imana yatetse cyangwa se yaduteguriye muri aka kanya. Hanyuma utarakora subscribe, share, like, comment bikore kugira ngo uje bana natwe ngari wacu go bikurikirana 5 kuri 5 akaniko kanya kugira ngo ubikore usangize n'abandi mu izina rya Yesu tutunye natwe gukorera umugisha w'Imana. Hanyuma imbere ya kamera zacu turabona mwana w'Imana hanyuma uri amavuta y'Imana ariko mu buryo bw'icyubahiro n'umushumba ariko nawe n'umwana w'Imana. Hanyuma nagira ngo ntanye tumwakira tangira soza abantu bamubonye ari bwa mbere kuri Mose TV ndetse n'Iramiro TV. Hanyuma namara ko basuhuza anatwibwira kugira ngo dukomezanye tuzuranye ahitaza no kudusengera atatugezaho Imana mushyize ku mutima. Murakoze cyane reka suze bene data mwese mbabwire ngo umwami abishimire kandi abagwe neza kuri Mose TV. Rero ntago n'umushyitsi cyo gora kwiramiro naho sindi umushyitsi cyane ariko abo tudaherukanye ndabasuhuje. Amen. Hari abo hakurya abaturanye bacu bavuga ngo ndabagumbiriye ariko nanjye mbahobeye mu izina ry'umwami wacu. Nitwa Reverend Pasteur Moise. Ndashima Yesu ko nibonye kuri uyu mwanya hano tukabona umwanya wo kuvuga ikimana iduhaye kugeza ku bwoko bwayo. Reka dushime Imana hanyuma tuyiragize ubundi dukomeze. Mana yacu nziza turagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe tugiye kumva kandi turakwinginze kugira ngo imitima yacu iryumva uyitegurire kugira ngo yakire uyihindurire imbere yawe uyikomereze imbere yawe uyibonereze imbere yawe kandi yubakire imbere yawe. Umuntu wese ukurikirana iri jambo rimutere imbaraga mu mwuka rimubere ubuzima ribohore ingingo ze zose. Duciye bugufi turwanyije ibitavuga Imana turwanyije ibirwanya ubutumwa bwiza Mwuka wera aberekeze. Mushimiye kubyumvisha byakiriye mu izina rya Yesu
amen. Yego, ndabashimiye mwese abo tubana umunsi ku munsi kuri iyo miyoboro yose nk'uko bavuze, kandi ni imiyoboro yanyu mujye muyibamo muyiyoboke, hanyuma muduhe ibitekerezo n'inama, turabikunda, bigira umumaro, byubaka ubwami bw'Imana. Umusanzu wawe rero nawe urakenewe, cyangwa se umuganda wawe urakenewe. Yesu aduha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ijambo ry'Imana ravuze ngo ni ibice bitatu duhereye ku murongo wa mbere. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, umurongo wa gatatu kugeza wa mbere mu mbabarire, umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'8 haravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Umurongo wa 6, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenye ukuri. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo nabo nonekaye ubwenge, badashimwa ku byo kwizerwa cyangwa ku byo kwizera. Imana idufashe. Amen. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Shimye Imana. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ese ibihe birushya bavuga bundi ni iki? Ni amasaha, ni amezi se, ni iminsi, ni imyaka? Ubundi mu by'ukuri biba bivuze iki iyo bavuze ngo umenye ko mu bihe bya nyuma cyangwa mu minsi izaza, mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya? Ubundi wowe wumva iki? Se ibihe birushya wabigezemo, nturabigeramo, urimo kurwana nabyo, uri kurwana n'ingaruka zabyo se, uri kurwana no kubyinjiramo se, uhagaze he? Ariko mbibutse ko Pawulo ni umuhanga, kandi abasoma Bibiliya babizi neza. Murabyibuka ko amakuru Yesu Kristo ngo yagombaga gutanga, ubundi Pawulo yaje ameze nk'umugereka kugira ngo abashe gukompleta cyangwa kuzuza rwose message Kristo yagombaga gutanga akiri nanga. Nubwo n'ubundi yakomeje kuzitanga, ariko Pawulo aje gukompleta rwose ubutumwa Kristo yagombaga gusiga atanze. Aho ntago sinzi ukuri bubyakire cyangwa uri bubyumve. Ushobora kuza kwibaza uti Yesu yagiye atabirangije? Yarabirangije kuko yaraducunguye, ariko ubyumva uko. Nukenera ubusobanuro buri deep uzambaze, numva mfite umwanya nagusobanurira. Ariko icyo ngendereye kuvuga ni ku bihe birushya. Ku bihe birushya Pawulo abivuga ahugura Timoteyo. Timoteyo mbibutse ko yari umwana we kandi akunda. Muzibuke ko yajyaga avuga ngo Timoteyo mwana wanjye, yari yaramubyaje ubutumwa bwiza. Ntabwo yari umwana mu maraso y'umubiri, ariko yari umwana muwe mu buryo bw'umwuka. Rero aha nahagera nkakubaza ngo mbese iki gihe cya none hari abantu bagifite inzara n'inyota yo kubyaza abandi ubutumwa bwiza? Muri wowe hari abantu wabarura uti uyu n'uyu nanjye namwita umwana wanjye nabyaje ubutumwa bwiza? Icyo kintu nugisuzuma ugasanga kidahari, uze gutekereza ngo ese ko Imana nivuga abera bagataha, ko nzajya nanjye kubaranwa na ba Pawulo na ba Petero n'abandi, ese nge nzirata neki?
ese nge nzamurika iki? Hari ibintu bidukereje ariko bitari ngombwa. Umurimo n'inshingano tasika dufite niyo kubyaza abantu ubutumwa bwiza, kandi bakaba ababyawe na Kristo ariko bakaba bafite undi mubyeyi uwo bita ngo ni spiritual father, uwo wigiraho, uwo ureberaho, uwo waje usanga ari imbere yawe nk'umubyeyi mu mwuka wagufasha. Benshi baravuga ngo ni pasiteri, ariko pasiteri ni marayika w'itorero niko mu byahishwe bavuga, ariko umubyeyi wawe wo mu mwuka uwo wigiraho akwiye kuba ari umuntu ufite ubana nawe umunsi ku munsi, kuko ngo niwe uzatuma ya mico yaho wakuriye cyangwa ibyo wabayemo ubisiga kugira ngo wige. Bibiliya iravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Ukwiye rero kugira uwo wigiraho kwa kwigana Imana kwawe, kuko iyo bikoze ubwawe wenyine uvumbura ibyawe rimwe na rimwe bikaba byabangamira sosiyete, kandi kubangama muri sosiyete nabyo burya byitwa icyaha, nubwo abantu babifata nk'ibyoroshye ariko biragora. Rero ni byiza ko wowe nk'umuntu w'Imana ugira uko uhagarara, ukagira uko uhagarara, ukagira uko uvuga, ukagira n'uko witwara, bigira umumaro mu butumwa bwiza ndetse no mu ivugabutumwa rya buri munsi. Hanyuma yari yaramubyaje ubutumwa bwiza, ndetse yajyaga anamubwira ngo nkurebamo impano, kandi iyo nzirebye mbona zitari impano gusa, ahubwo mbona hari aho bikomora. Akamubwira ati mbona ubikomora muri nyogokuruza wawe, kandi niyo ndebye na mama wawe nawe mbibonamo. Rero ibi bintu n'izi mpano zikurimo ntabwo ari inzaduka, ujye ubihagararamo neza. Ari nawe yamubwiraga ati wiyerekane nk'icyitegererezo cy'abizera, no mu iyigisha ryawe ntugatere waraza. Uwo ni Pawulo ahugura Timoteyo nk'umwana yabyaje ubutumwa bwiza. Ijambo rya kabiri muri izo mpuguro yaramubwiye ati ubimenye mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Shaka ko tuganira ku kintu cyitwa ibihe birushya, ariko aravuga ngo ngiye no kukubwira ikizaba kibigaragaza. Ngiye kumeshoninga cyangwa kuvuga, kumansiyona, kongeraho, guteranyaho no kuguhishurira bimwe mu bimenyetso bizagaragaza ko ibihe birushya twabigezemo. Aramubwira ngo icyambere, abantu bazaba bikunda. Nibyo, ntabwo ndasobanura ibihe birushya ibyo ari byo. Aravuga ngo icya kabiri, bazaba bakunda impiya. Bikunda. Kabiri, bakunda impiya. Gatatu, ngo birarira. Ubundi cyakubwiraga ko umuntu ari umuntu w'Imana ntiyabeshyaga. Niba yabwiriwe yarakubwiraga ati nabwiriwe. Niba yariye yarakubwiraga ati Yesu yatugaburiye. Niba afite amafaranga yarakubwira ati ndayafite. Niba ari ndaye nabwo yarakubwiraga ati Yesu ancira inzira nta kintu mfite. Ariko umuntu wa none arirarira ku rwego abeshya n'ibitabeshyeka. Akabivuga kandi bwacya akajya no ku ruhimbi, bwacya akajya kwigaburura ryera, bwacya ugasanga ntacyo byamutwaye. Aravuga ati bazaba bibona, ari abibone, bambara kugira ngo bagaragare. Bajya mu rusengero bafite ukuntu bambaye birangaza abandi. Ibintu byabo biri mu bwibone, bafite amagambo y'ubwibone. Buriya kwibona kuri mu buryo bune. Hari ukwibona ku myambaro ko wambaye, bigaragaza ubwibone. Hakaba n'ubwibone mu myitwarire. Yego. Hakaba n'ubwibone mu mvugo. Mu mvugo naho burya abantu biboneramo. Ukamwibonaho, ukamubwira ko ari masikini wowe ukomeye, kuri hejuru ye n'ibindi. Hakaba n'ubwibone rero bwa ase mu mibereho mu bidutunze. Umuntu akisumbukuruza, kuhuriye nabonye arira hariya nanjye ndaharira, kuriya yahashye kuri arenda haha. Ubwo n'ubwibone. Niho Abanyarwanda bavuze ngo turareshya irasonzesha. Ubwibone buba mu byiciro bikomeye bine, nubwo hari n'ibindi byiciro ubwibone bugaragaramo. Ariko ageze hepfo aravuga ngo batukana. Maze iminsi mbona abantu batukana no ku mbuga nkoranyambaga, kandi ukabona ntacyo bibatwaye.
abenshi bakunda kuvuga ngo imbuga nkoranyambaga ngo zica abantu, simbakanya, ariko kandi nanone mwibuke ko ari bwo muyoboro rukumbi usigaye ugezaho abantu ubutumwa bwiza abari hafi n'abari kure. Rero niba zica abantu, dusenge icica kivemo, hasigareho ubuzima butuma abunguka bubakwa, abakira bakira n'ababohoka babohoka. Naho ubundi tuvuze ngo zirica duhunge, none se abo bandi bo bakira bate? Kandi reka mvuge ngo Bibiliya yaratubwiye ngo ikibi cye kunesha icyiza, ahubwo unesheje icyiza ikibi. Rero mwebwe muzi ko zabayeho imva y'abahanuzi n'abavugabutumwa n'abapasiteri n'abashumba, nimugire umwete wo kunihira ibizira bihakorerwa, Imana itonjore ibyo bintu birobanuremo ibimaremo. Kandi nk'uko umuhinzi akururu kungu mu masaka cyangwa se urwiri mu murima, niko Imana izi ngo nukurobanura ibintu byayo ngo igarekeza ijambo ryayo. Nerekera aho nza gusoreza, ngo batumvira n'ababyeyi babo, ngo barinda shima, ngo batarabera, ngo bakunda badakunda n'ababo, ngo batuzura, babesherana, kubesherana, batirinda, umuntu agahomboka akavuga ibyo abonye atitaye aho ari, kandi mu by'ukuri ari umuntu w'Imana, akabeshyera undi, akabeshyera mugenzi we, agahimba ikinyoma kandi akagiherekeza. Kubera iki? Nibyo mu minsi y'iki y'imperuka iri ahantu, ngo badakunda ibyiza. Murongo wa 5 ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako z'uko kwera, bagahakana imbaraga, baragaragaza ishusho, bafite Bibiliya, baragenda ukabona barasa n'abarokore, ariko nyamara ntabwo ari bo. Yego. Arabanga bameze batyo, ujye ubatera umugongo, kuko muri bo ngo barimo abagabo ngo babokera mu mazu, ngo bakanyaga abagore batagira umutima, abagore batagira umutima. Muri iyi minsi ya none, iyo bavuze abagore batagira umutima ngo bavuze igitsina gore. Kubera iki? Bibiliya hari uko isobanura ubusambanyi. Ntabwo uzumva ivuga ngo hari umugabo w'indaya, izavuga ko hari abagabo b'abahehesi, ariko nigera ku bagore bibaho ngo ni abagore b'indaya. Kubera iki? Nuko buri wese ufite uko yamushinze kurinda ibimurimo n'ubuzima bwe. Aha rero yavuze ngo ni abagore batagira umutima, ushatse kuvuga ngo ni abantu b'igitsina gore batagize umutima wo kwirinda. Ikindi, abagore n'abakobwa, nimurinde iyo mitima yanyu. Mwibuka ko uwo musore ukubwira gushuka azakubyara, ahabyara no kuri runaka, abyara no kuri bariya, ababyaze muri 5, kandi agume yitwa umusore, ariko mwe muzahindurirwa izina mwitwa abafiye mere, abagore b'abakobwa cyangwa se abakobwa b'abagore. Iryo ni izina ry'irihimbano ribonetse vuba baburikoye, ariko ni n'izina ritaryoshye. Rero nakugira inama yo kwirinde abo mu minsi y'imperuka, ukagabanya amarere no kuguruka no gusimbuka, ukubaha Imana ukanayubahisha, kandi ukamenya ko umubiri wawe ari urusengero rw'Umwami, udakwiye gufungura ngo abantu bose binjiremo, buri wese akwinjirane, buri wese gukoresha ibyo ashaka. No, ntabwo bigukwiriye na gato. Aho ngaho arabango kandi ngo bahora biga, ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Birengagiza ukuri, bariga koko, ariko ukuri se bakuziye, bariga koko, ariko ntabwo wabumva ukuri. Buri wese avuga ibi. Buri munsi ya none merutse kwigisha, mbona abantu benshi baravuga ngo impamvu ngo uvuga ko gushaka kenshi ku bakoze divorce ari bibi, ngo nuko wowe urwawo rugihari. Nibyo koko ndashima n'Imana ko ruhari, ariko birababaje kumva umuntu yakwiyorohereza akoroshya ijambo ry'Imana kumva birakwirwamo, ngo kugira ngo byorohe bihure n'intege nkeze, ugusezeranya gusezeranya. Ntabwo nagusezeranya rero, ntabwo nsezeranya aba divorce, ntabwo bikunda. Hari icyo Bibiliya yambwiye, ndabizi ko benshi birahita bibatera urujijo, ariko uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Niba bireba ngo bombi bakaba umubiri umwe, uwo mwabaye umubiri umwe no mwaratandukanye, uragira ngo mushakire undi mubiri wa kabiri. Uramvuna cyane, wimvuna. Ahubwo wowe cyangwa hari abapastori nabonye bahari batari njye, narababonye bemera kubikora, nta n'ikindi barebyeho, nta n'icyo bitayeho. Icyo buri wese azabazwa ibyo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ijuru tujyamo ntabwo ari koperative, nta nubwo
ntabwo ari inyongezo cyangwa ibihembo by'abananiwe, ntabwo ari ibihembo by'abatsinzwe inshuti yanjye. Ibyo rero ukora wibwira ngo ni ukwiyorohereza, hari igihe uzasanga wariyimye amahirwe, ugasanga waragurukije urwara intambara nziza, ariko ku iherezo bikakunanira. Ndabizi benshi cyane kuko izo ntambara za divorce murazifite muri benshi, ntabwo muri bunyurwe, ariko ngo aya mahirwe uzanyure mu gikari ndi umushumba, nzakuganiriza nkubwire icyo ukwiye gukora. Urahita umbwira uti se ko umuntu yantaye tinari kubigirana, si ko divorce nta ruhare nyifitemo, ariko ntabwo bose ariko bimeze, ntabwo bose ariko bimeze. Hari n'abandi bararikiye ibyinaha, arebye uwo babana bona badakwiranye. Ndi umushumba, niyo mpamvu nakubwiye ngo ndi umushumba, nakira kese nyinshi. Rero nzi icyo mvuze kandi icyo ndi kuguhugura ndakizi. Nerekera ku musozo, yavuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibihe birushya rero ntabwo ari amasaha n'amezi n'amatariki, ahubwo ni abantu bazaba bafite imico n'imiterere irushya umutima w'abagenzi. Irushya nibyo bihe bigize gute birushya, kuko bundi ntabwo turabona abantu 25 bagoye hariya bishwe n'izuba ngo tuvuge ngo ibihe by'izuba byaruhije abantu. No, ntabwo turabona. Niyo habaye impanuka zibiza hari abapfa, ariko ntabwo bose bapfa ngo dusange karitsiye yose yapfuye. Hari abagurwaho n'ibyo bibazo, ariko ntabwo ibyo bihari byo twavuga ngo nibyo Bibiliya yavuze. No, ntabwo umuyaga inkubi y'umuyaga ntabwo ariyo yitwa ibihe birushya. Ibihe birushya ni umwuka wa dayimoni wafasha abantu, ubafata mu buryo bukomeye ku rwego umuntu yibagirwa ko yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ibimufata w'ijambo bikaremerera umutima we, bikamugeraho ububasha, bikabaransinga kwizera ku murimo, kugera ku rwego ayamanika akarekura akabati ndatsinzwe, akaba nk'abandi, ntasohoke mu rusengero, ntavemo, akagumamo ariko ari uwundi, akagumamo anasambana, akagumamo yiba, akagumamo yesikoroka, akagumamo agambana, akagambanira n'umurimo w'Imana. Ubu dufite abantu bajye bagambanira umurimo. Ariko reka nkubwire, nigeze soma ijambo, uri bwisobanurire, ntabwo ndi burisobanurire. Nigeze soma ijambo ngo uwitwa Yerobowamu mwene Nebati, umwana w'umuja, Imana yamukuye ku rwego rwo kuba umugaragu w'abandi ngo imuhindure umwami. Bukeye akura abantu ku Mana, abigisha kuramya ikibigirwamana. Imana iravuga ngo nzahana Yerobowamu mare n'abamukomokaho, iravuga ngo kandi nzamuheha nk'uko umuntu aheha umwanda. Nanze kubivuga, ariko Bibiliya irabisobanura neza ngo nzamuheha nk'uko umuntu aheha amazirantoki. Ubwo nabwo ndabiprotokoye. Abazi gusoma muzasome Bibiliya muzumva uko ibivuga. Ndagutangariza ngo rero ibyo ukora ntabwo bizagenda ubusa. Imana yo izakora ibikomeye ku buryo izagukuraho mu buryo nk'ubwo yakuyemo Yerobowamu. Ntabwo Imana, hari n'ikindi reka kumenera niba ngutaruza, hari n'ibindi mujya muvuga ngo ubuse ko nabikoze nabaye iki. Ntabwo Imana ihaniraho nk'abantu, ariko aho izaza inkoni yayo ndetse n'ukuboko kwayo bizakuremerera wumve ko wahuye n'amaboko aruta y'abantu. Reka nkubwire ikindi, ndababaye. Ibihe hari umuririmbyi yavuze ngo ariko ibihe ntibikakumare nk'imbaraga z'umutima. Ibihe ni gute bikwibagije aho Imana yagukuye? Ibihe ni gute bikwibagije uburyo ki wakuzemo? Ibihe ni gute bitumye ugomera Imana ku rwego n'abantu babona yuko wabaye uwundi muntu? Ibihe, reka nkubwire, umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Niba rero ibihe birushya byaraje, ntibyari bikwiye ko ari we bisohoreraho ngo nibirangiza biguhindure kimwe mu kigeragezo kirushya abandi. Nubwo byagusorera, wari ukwiye kurwana intambara nziza, ni ku mwanditsi yanditse, ariko ni wari ukwiye kuba intambara ku bandi, ngo abari bo abantu basenga basengera kuko wabazengereje, ngo abari bo abantu basenga bavuga mu mazina kuko wabaye ikibazo. Wari ukwiye rwose kubwira Imana ngo ndagusaba ngo ibi bihe
nibimaremo imbaraga z'umutima nkomeze mpinduke umugenzi ujya mu ijuru. Ndashoje. Ijambo ry'Imana nuko ritubwiye riravuze ngo menye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Imana rero umugisha wakoze kumurikira no kubyumva. Nyemera dusengane mubwirire Imana ngo igufane mu bihe igushyire mu gihe cyayo. Mana kura umwana wawe mu bihe, haleluya, mushyire mu gihe, mu gihe umuntu arahishurirwa, mu gihe umuntu amenya uko yitwara, mu gihe umuntu arwana intambara nziza, mu gihe umuntu arwana agatsinda. Iyo umuntu ari mu gihe cye ntabwo ako etakupe, ntabwo akabakaba, ahubwo avuga ibyaza agakora ibyaza akareba iyo ajya, ntabwo ayoba ahubwo aba afite iyo ava n'iyo ajya. Toriwe izina Imana ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo abari mu bihe byarabashagaraje barimo bagenda bahuzagurika bakora ibizira n'ibyangwa n'amaso yabo, ubaha imbaraga z'umutima bakomere, ubahe kuneshesha icyiza ikibi, ubashoboze kurenga aho batarengaga. Kandi guhera uyu munsi none bahinduka abagenzi nyabagenzi. Mwuka w'Imana abe kuri bo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.